Aka kanya nibwo twakiriye inkuru itari nziza kuri iShowSpeed ubwo yari arimo arakorera ibiganiro bye ndetse n'amasitrimu ye mu gihugu cya Algeria. Nibwo stream yiwe rero igihe yari arimo arayikora yaje kwinjira muri stade irimo irahuza ama ekipe abiri, ariko ntago byaje kumugenderekera neza kubera ko abitwa aba Ultras baje kuba bamutera amacupa y'amazi ku buryo bishobora kuba byamuhungabanya ku buryo bukomeye, ariko abashinzwe umutekano biwe bakomeza kugenda bamukavaringa gake gake. Abanyamakuru rero bakomeje kugenda bamubwira ati speed, ati hano hari abitwa abagengista b'aba Ultras, ntabwo baba bashaka umuntu uba kamera, umuntu ubafotora. Speed ariko agakomeza kugenda begera agira ngo abasuhuze, ariko bikagorana, bagakomeza bakamutera ndetse bashyizemo imbaraga ubona ko bishobora kuba byamwangiriza. Speed rero yaje kugenda asobanurirwa bamubwira ati aba bantu ni abantu baba batemewe n'amategeko, bashobora kuba baguhungabanya ndetse bakaba bagira ibintu bibi bagukora, wirinde rero. iShowSpeed rero akimara kubona ko bimeze gutyo yahise afata umwanzuro yuko agomba kuzamuka ku gice cyo hejuru, ndetse byaje kurangira ahita anarangiza stream yiwe. Ariko mu bimwe tubashije kuba twamenya mu makuru tugiye dukesha amakomenti abanyamakuru baba bari hafi aho ngaho bari kugenda babivuga, baba bari kuvuga ati iryo tsinda ry'aba Ultras ryamuteraga ibintu by'ibi ice n'amazi, byaje kuba byagaragara yuko ngo ari abantu batari beza mu gihugu cya Algeria, nubwo na leta y'ubwayo nabo ntago ibemera. Ariko ibi ngibi byaje kuba byafatwa nk'isura mbi, abantu benshi bakomeje kugenda banenganenga iki gihugu bavuga ati ibi bintu ntago ari sawa, umuntu aba yabasuye ngo agaragaze umuco wanyu, ariko ngo ntago bishoboka ko umuntu ashobora kuba yabakamera. Ariko by'umwihariko kuri iri tsinda ry'aba Ultras byaje kuba byagaragara ko bo ku giti cyabo badakunda umuntu bafotora, kubera ko baba bashinjwa ibyaha ndetse bakora ibintu bibi cyane ku buryo kubakamera aba ari ibibazo bikomeye cyane. Ariko iShowSpeed yakomeje kugenda agaragaza akanyamuneza avuga ati ahari ni urukundo bamfitiye n'iki, ariko byagaragaraga ko ari igikorwa kitari cyiza kandi igikorwa cyisebanya kitoroshye na habe na gato. So rero nk'uko mubizi uyu ni umuntu ugukurikiranwa n'abantu benshi n'imbuga nyinshi cyane, ku buryo ikintu cyose akoze kigenda kigaragara hirya no hino. Abantu rero bakomeje kugenda bibaza se ibi ni biki bibaye, ati se Speed arabifata gute, ati se arahagarikwa urugendo rwiwe, yari akomeje kujya mu bindi bihugu, ati se ni ihohoterwa ry'uruhu bashobora kuba bamukoreye icyo twakwita nka racism. Ariko we ku giti cye yagaragaraga nk'aho rwose nta kibazo afite, nta kintu bimutwaye. Ariko imbuga nkoranyambaga zo ziri kugenda zisobanura zivuga uti ibi bintu ntabwo ari byiza, igihugu kigaragaje umuco utari mwiza. Ariko nanone ntitwakirengagiza tuvuga ati leta, hari igihe muri ariya amaleta y'Abarabu baba bafitemo abantu benshi cyane bitwara nabi ku buryo bugiye bukomakomeye, ku buryo nabo ubwabo kuba bakontorora abo bantu atari ibintu byari kuba byoroshye.